abantu bambaza ikibazo kitari cyo nibambaze bati basi umugore ari he ko nshaka no kuzamuzana ntabyaye. Ubaye uri umunyarwanda ni waba utazi uyu mugabo Seburikoko Papa Sava cyangwa Niyitegeka Gratien amazina ye nyakuri. Uyu mugabo ni umumama wamamaye cyane mu gukina filime nyarwanda, ni n'umuraperi, ni umusitari arazwi cyane, yewe bitarenze ibyo aranamamaza ibikorwa byinshi bitandukanye hano mu gihugu. Papa Sava ni umugabo abantu benshi bashinja ko yanze gushaka umugore kandi amafaranga ari ubwatsi kuri we, ngo nta kintu kindi azi uretse gushaka amafaranga, ibindi byose biza inyuma y'ibyo ngibyo. Papa Sava cyangwa Seburikoko ni umugabo ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe urutonde rw'abasitari banze gushaka hano mu Rwanda kandi bafite amafaranga menshi yanabasagutse. Ahubwo abantu bambaza ikibazo kitari cyo nibambaze bati basi umugore ari he ko nshaka no kuzamuzana ntabyaye. Uko niko kuri abantu nabo bamboreye nabi bamubaza umugore. Papa Sava agiye kuzuza imyaka isaga 45 yose nta mugore afite, yewe nta n'umwana, ariko ngo umubyeyi wiwe ahora amwishyuza umugore n'umwana cyane ko ngo abona ari muzima. Ahubwo abantu bibaza niba ngo yaba atari muzima, yafite ikibazo cyo gutenda cyangwa se akaba arwaye indwara bita intinyi ituma umuntu yumva adashatse gushaka, kuko ngo ingo zigenda zitandukana zishwana n'ibiki byose, akaba ari ibyo bituma yanga gushaka. Ariko benshi ntibabihurizaho kubera ko bavuga ko umuntu ufite ino ndwara rwose akwiye kujya kuyivuza ko ikira. Ikintu gikomeza gutangaza abantu benshi ni ukuntu umugabo Papa Sava cyangwa se Seburikoko akomeza gukina muri filime ze ari kumwe n'abakobwa beza b'ikimero, abakobwa beza akina yababereye umugabo ariko akaba adashaka umugore. Ikinamico zose yakinnye akenshi akina yateye abagore inda, yabyaye n'abana mu gasozi, ariko igitekerezo cyo kuba yabyara umwana wiwe wa nyawe cyaramunaniye. Abantu bibaza niba arwaye kadahaguruka cyangwa se afite ibindi bintu bituma adashaka umugore, cyane ko hari abavuga ko bo ngo bakishakisha. Ariko uyu nguwe bafite ibintu byinshi, yaba afite ama etage, afite imishinga myinshi, akorera amafaranga menshi ku kwezi, amafaranga afite ni menshi. Uyu nawe arazwi cyane, yanze gushaka. Abo bazamukanye bose mu muziki nyarwanda barashatse, bafite abana barenze umwe. Abo bari bo ba Knowless, ba Riderman n'abandi. King James afite amafaranga menshi utasimbuka. Uyu nawe afite inganda, yewe ni umunyamuziki mu Rwanda uzwi kandi no hanze yarwo, ariko yanze gushaka umugore. Imyaka nayo igiye kuba myinshi cyane, agiye kwitwa umuhungu. Inzu zo azi kuzubaka, azibamo wenyine, nta mugore ngo yenda gushaka. Iyo abantu babivuzeho avuga ko atenda gushaka ari uko babivuze, avuga ko gushaka ari umushinga muremure akiwutegura, ariko abana amaso ahoze mu kirere. Hashize imyaka 5 avuga ko ari umushinga w'ubukwe, ariko yanze gushaka. Ibi nabyo bikaba bituma abantu bamushyira mu mubare w'abafite uburwayi bwo mu gitanda. King James afite amafaranga ariko nta muntu uzi ikintu gituma adashaka. Uyu nawe ari mu rutonde rw'abantu turi kureba banze gushaka kandi amafaranga ari yose, bazwi, bafite n'igikundiro, yewe atari nta n'ubumuga bafite. Mu gihe abantu benshi bavuga ko kwitwa umugabo ari ukuba ufite urugo, uyu we ntabikozwa. Mukereka umuntu azaba yizeye, amwizeye 100% ko amugira umugore, akaba ari we azashaka, kandi ubwo nyine ngo akimushakisha atari yamubona. Igihe azamubonera cyarayoberanye, abantu barumiwe amaso heze mu kirere, yewe ngo n'umuryango we ubimwishyuza cyane kandi ngo we ntabikunda. Ijambo rirema mu mutwe, avuga ko akiri kwitegura, akiri kwishakisha, akiri gupanga ibintu byewe kuntu bizagenda. Uyu ni King James, nawe uri muri rwa rutonde rw'abantu banze gushaka kandi amafaranga yuzuye ku makonti yabo. Undi muhungu wisanze muri bano bantu nawe Rugangura Axel, wamamaye cyane mu kogeza umupira w'amaguru kuri Radio Rwanda. Ni umugabo uzwi cyane hano mu gihugu, cyane ko rwose nawe akora kuri radio y'igihugu. Rugangura Axel ni umugabo nawe ufite imyaka itari mike, kuko yujuje 40 n'ingahe mu minsi ishize. Uyu mugabo uruhara rwaraje, yabaye nk'umusaza w'imyaka 60, ariko yanze gushaka umugore, nawe avuga ko akiri gushakisha. Abantu bibaza niba RBA itunze umuntu wabara gutunga urugo bikabayobera. Rugangura Axel iyo bamubajije avuga ko akiri kwishakisha nyine, ngo amafaranga atari yayabona, ngo cyane ko ingo z'iyi minsi zisigaye zisenyurwa n'ubusa, ngo iyo umugore abuze rasiyo ngo ahita yahukana.
ngo rero ngo yanga ko yazaseba nk'icyo gihe rwose umugore yahukanye kubera ko yabuze ibyo kurya. Rugangura Axel ni umwe mu bagabo rwose badakozwa ibyo ngibyo, kuko hari n'ikiganiro yigeze gukora umwe abimubwiye barashwana benda no kurwana, biba bibi, biba ngombwa ko abayobozi ba RBA babizamo, birangiye gutyo. Ariko ibyo nawe ntabikozwa rwose, ngo kereka umunsi azaba yumva ko yabonye amafaranga menshi, yabonye urugo rwiza, ngo nibwo azashaka umugore. Uyu nawe nyine bituma ajya muri wa mubare w'abantu twumva ko bashobora kuba barwaye mu ngingo mu gitanda. Rugangura Axel ataha ubukwe bwinshi, ni umuntu ukunda gutaha ubukwe, ariko we byamunaniye kujya no mu murenge. Ikibazo niki kirimo abahungu bacu bimeze bite? Uyu ni Axel nawe uri muri wa mubare nyine w'abantu banze gushaka kandi bafite amafaranga yatunga ingo. Yewe gusa bivugwa ko we yaba afite umwana hanze, ariko we ntabyemera, ntago bikozwa, uyu umubwiye ubumututse. Uyu ni Axel. Undi mugabo tugiye kureba nawe ni umugabo n'undi bakorana muri RBA, ari we Retired Corporal Nkurunziza Ruvuyanga Emmanuel, umwe mu bagabo nabo bamaze imyaka itari mike kuri RBA, ariko badakozwa ibyo kuba bashaka umugore. Uyu we avuga ko akiri kwisuganya kubera ko imyaka myinshi yemaze mu gisirikare, ngo agomba kubitekerezaho yitonze. Ariko anavuga ko n'ubundi ngo abasirikare bakora ibintu byabo gake, ngo wanasanga amufite ahubwo ngo atari ngombwa kumutangaza. Gusa abo bakorana batamubwira ati se ko utadutumira ngo tuze tunamurebe nyine tumenye niwawe tujye tuza kugusura. Aravuga ati ibyo abasirikare ntiwabyishinga, tugomba gukora ibintu byacu gake twipoye twiturije. Ndagira ngo nkubwire ko Ruvuyanga nawe ari muri ya myaka n'undi irenga 40 hafi n'5, ariyo myaka n'undi yewe na Axel na King James twabonye imbere. Ndagira ngo nkibutse ukande subscribe, ukande kunzogera niba uri mushya hano, kandi niba warabikoze warakoze cyane, turabigukundira, duhari ku bwanyu. Niba wakunze kino kiganiro kanda like, share and comment kugira ngo abantu bose babibone udushyigikire. Aho ni Kumanda TV, dukomeje kureba abantu banze gushaka kandi bafite amafaranga menshi atari make hano mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose, kandi ari abastari. Uyu nawe wamubonye niba ukunda filime nyarwanda, niba ukunda filime zimwe na zimwe za hano mu Rwanda, wamumenye, yitwa Bamenya. Uyu mugabo nawe yamamaye cyane muri Bamenya series, ni filime yiwe yakoze igakundwa cyane, ikarebwa n'abatari bakiya ku rubuga rwa YouTube. Uyu mugabo Bamenya nawe akunda gutaha ubukwe, akunda kwambarira abantu, ni Mr Pale w'abantu batandukanye, ariko we ntashaka, nawe ntabikozwa. Uyu mugabo ngo ni Bamenya, nawe filime yiwe yamugize umusitari, imuha amafaranga atari makeya, yewe akinira n'ahandi naho bakamwishyura. Ariko iby'umugore rwose nawe ntabikozwa, ngo kereka iyo gushaka umugore bitabaho, ngo nibwo rwose ari kumva tuje, kuko ngo umuntu umubwira umugore ngo amusembuye cyane, abamukoroza mu mutwe, ngo ibyo ntabikunda habe na gato. Bamenya kandi yamamaza ibintu bitandukanye byinshi bimuha amafaranga, nawe nk'umusitari nyine ufite urubuga rukurikiranwa cyane. Gusa ikigaragara aba basore cyangwa se aba bahungu harimo benshi barwaye, kubera ko hari abantu benshi batunze abagore kandi bafite amafaranga atangana n'ayabo. Ibi ngibi nibyo bigarukaho na buri umwe wese ubonye bano basore amaso ku maso, cyane ko ari abastari babona bigendana, nta mufasha, yewe nta meta. Gusa nanone hari abavuga ko baba bafite ubugona mu mitima yabo, babona ko bazanye abagore ibintu byabo babirya bigashira, bikagabanuka, amafaranga bakayabura, akaba aribyo bituma nanone badashaka. Abantu bavuga byinshi, batekereza byinshi kuri bano bagabo, ariko bayobewe ikintu gituma badashaka. Ngaye nguko rero aha ni Kumana TV, sinzi ukuntu abagabo babayeho nta bagore bagera kandi bafite amafaranga menshi. Ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Aha ni Kumana TV, ndabakunda cyane, duhari ku bwanyu, kandi murakoze mukore like, share and comment kugira ngo mujye mubona ibintu nk'ibi gatanu kandi mu ba mbere. Ndabakunda cyane rero, ngiye mwabanaga n'Itofa cyangwa se Christopher, murakoze.